Turagusuhuje cyane tukwifuriza amahoro y'Imana ndetse n'umugisha. Ishya n'ihirwe tukwifuriza kugira ibihe byiza kuko tugufata nk'umuntu w'agaciro cyane kuko udahwema kudukurikira uko bwije n'uko bukeye mu nkuru zacu cyangwa se ibiganiro byacu bishya tugenda tuganiraho uko iminsi n'ibihe bigenda byicuma. Uri inshuti y'akadasohoka. Uyu munsi turakugezaho ubusobanuro bw'izina patience cyangwa se abantu bitwa dukunda kubita ngo ni ba patience mu Kinyarwanda ndetse no mu Gifaransa, ariko ubundi kirazira gusemura ururimi mu rundi rurimi. Ahangaha ni patience. Patience ni izina rikomoka ku rurimi rw'Icyongereza rikaba rivuga kwihangana. Ba patience kandi barangwa no kugira igikundiro, icyo biyemeje bumva bakigeraho nta kabuza. Bagira ibakwe, bazi gukemura ibibazo kandi babasha kuyobora. Patience rero nk'uko tubibonye ko bivuga kwihangana, ubwo bihita byumvikana nawe ukimara kubyumva mu matwi yawe. Patience ukimara kumva ko bisobanura kwihangana, umuntu witwa patience agomba kuba yihangana, yihanganira ibibazo imugerageza, mugerageze mu bihe bitari byiza birumvikana. Ushobora no kumuhemukira yewe ukabona ari kwisekera, ukabona ameze nk'ari no stress ukagira ngo nta kintu cyabaye, ariko ndakubwiza ukuri ko patience burya nuko atari uko nta kintu cyabaye, ahubwo ikintu gishobora kuba cyaba hari cyabaye, ariko kubera kwihangana patience rwose akaba afite umutima witurije ukomeye, ubasha kwihangana. Ariko tubasha kuvuga ngo ufite umutima ukomeye, ngo kwihanganira ikintu ngo ufite umutima ukomeye, ariko patience agira umutima wihangana, ubasha kwikomeza muri we, agasa naho arenza amaso ibyabaye agakomeza ubuzima. Kandi uyu nguyu patience ngo aba yumva ko ibintu, imigambi ye cyangwa se goals ziwe, intego ziwe zose ashobora kuziperforminga we akazigeraho 100%, nta nakabuza. Iwe ashobora gukora ikintu akumva ko rimwe na rimwe ari no stress, akavuga ati ariko n'ubundi byakanga byakunda pe, yewe nzaperforminga neza kandi buriya apfa kuba ari byo niyemeje. Kandi agira umurava, morali aba ari zose, iyo yemeje gukora ikintu akijyamo wese. Sometimes rimwe na rimwe ashobora kunegirija ibintu, ariko iwe ubwe iyo yabigiyemo, umva niba dupanze ati yenda turahurira ahantu runaka nk'itsinda rigizwe n'abamambure runaka, uyu patience abyemeje, kabone nawe mumaje kuhahurira nk'inshuro nk'icumi hose ababwira ngo nzaza kandi naze, uwo munsi yabyemeje arazinduka, mwese akahabatanga, akagira ngo mbere y'isaha mukamusanga, agatanga ibitekerezo kandi binubaka, ukabona ko yagiye mu kintu yakigiyemo wese, ugasanga iyo yabyemeje agira bakwe, agira imbaraga, agira umurava, kandi bagira n'Imana yo gukemura ibibazo vuba, kandi babasha no kuba bayobora cyangwa se bahagararira abandi mu bantu benshi, cyangwa se mu itsinda rirengeje abantu umuntu umwe cyangwa se rirenze abantu babiri. Gukemura ibibazo ahangaha aba ari ufatira runini abandi, bamugisha inama, aba ari umujyanama mukuru, avuga ati tubigenze dute patience, tubigenze dute, kuko iwe agira impano yo kumenya amayeri menshi yo gukemuramo ibibazo, akamenya uko ikibazo kizaba, akamenya uko kizakemurwa rimwe na rimwe. Kandi buriya ibibazo ashobora no kwigusa n'uwirengagije gatoya, kuko azi neza yuko yifitemo impano yo kuzakemura ibibazo nibiramuka bibayeho. Nawe rero niba hari iryo wifuza kumenya, watwandikira mu gitekerezo cyawe tukazari kugezaho mu nkuru yacu y'ubutaha. Urakoze. Iyi ni Silas Maker Rwanda Group ari gutegurira ibiganiro ndetse n'izi nkuru ikanabikugezaho
urasabwa kugira ngo nawe rwose ukore subscribe kandi usangizanye n'inshuti yawe, utubwire niba ari inshuti yawe uzi izina ryayo ushaka kumenya, umukunzi wawe cyangwa se umubyeyi wawe, umwana wawe se, utwandikire mu gitekerezo cyawe kugira ngo ubutaha tuzakubwire ngo risobanura iki. Kandi dore bimwe mu biranga abantu bitwa iryo zina bitandukanye n'ibiranga cyangwa se bihuje n'ibiranga abandi bitwa andi mazina atandukanye n'iryawe. Amahoro y'Imana rero n'abandi nawe.